Ibyo agenda abwira abantu avuga ko ngo namuroze ngo kubasinda ngo ninjye wabimuroze. Niko Ndeshya Arufosine ho mu mudugudu wa Rugarambiro mu kagari ka Runyinya mu murenge wa Hindiro mu karere ka Ngororero niwe usinda bikabije, ariko akavuga ko ubwo businzi bukabije yaburozwe n'umuturanyi we Mukantwari Esperance baturanye n'ubundi nkuko nari maze kubivuga. Nanjye nase nawo kurikira aho hantu barakubwira bati kera yari muzima. N'abaturage bababaza niyo nabona n'icupa rimwe mpita mpinduka, sinzi uko mpinduka niyo yaba rimwe wabaza n'abaturage, sinzi uko mpita numva mpindutse maze gusomaho. Umukecuru iyo asomye ku nzoga nubwo yankwaho yasomaho kabiri uhita ubona ahindutse. Ibyo byo kumuroga ubusinzi nawe umubonye uko ameze ntago wakeka ko ari ubuzima, kuko niyo yagerageje kuvuga ngo avuye ku nzoga yicara umunsi umwe, ibiri, itatu, icyumweru kigashira. Icyumweru cyashira n'ubundi akongera agasomaho. Ikintu cyakorwa niba ari ukuba umuntu yashaka abavuzi bakamuvura kuko byaranze. Ku ruhande rwa Mukantwari avuga ko ahangayikishwe no kuba umuturanyi we amwita umurozi, akamwita umurozi w'ubusinzi. Abwira abantu ko muroga ngo impamvu asinda. Ubwo mbese mu bwanganye naho ngaho nyirabayazana naho ngaho bituruka. Arasinda se? Gusinda harasinda pe. Nta wamukuraho gusinda, ariko avuga ko ari nge ngo wamuroze ubusinzi. Ngiye nkaho nkareba nkumigwa mbese nkavuga nese ndamuroga ndamuhora iki koko. Pande rw'abandi baturage ariko bahangayikishijwe n'amakimbirane ari hagati y'aba bombi. Niko Ndeshya kugeza ubu bigaragara afite igikomere ku kuguru ndetse agenda yicumbya akabando. Uyu avuga ko icyo gikomere yagitewe n'umwuzukuru wa Mukantwari biturutse kuri ayo makimbirane bafitanye ashingiye ku byo bita amarozi. Mukantwari nawe mu minsi ishize ku itariki 11 z'uku kwezi kwa munani muri umwaka wa 2024 yarabyutse asanga ngo urutoki rwe insina zigera ku 150 hari abazitemaguye. Nta wundi yahise abishinja ni umuturanyi we Niko Ndeshya bafitanye amakimbirane. Gusa inzego zibanze ku bufatanye n'urwego rwa DASO ndetse n'iz'umutekano zahise zita muri yombi umuhungu w'uyu mukecuru Niko Ndeshya, uwo muhungu w'imyaka 20 y'amavuko witwa Donati. Amakimbirane ashingiye ku marozi twumva bavuga ngo sipera uyu musipera ngaroga uwo mukecuru ngo gusinda. Yavuga ati umuntu wamuroga gusinda. Bimaze igihe kinini cyane uwo mukecuru avuga ko uyu mukecuru ngamuroga, mbese ngo niyo amubonye mu nzira amubona ari kumuroga. Muroga iki? Amuroga ubwo businzi. Asinda bikabije n'imodoka arazitangira. Banyweye ize nzoga se? Ntase ko dupima inzagwa. Niba ibi bintu bimeze gutya bagomba gukora iki n'iki kugira ngo ibintu bigende neza. Iyo abaturage banze kumvikana kugira ngo amahoro amere neza, umwe ava impande y'undi. Njyewe kuri njyewe birahamangayikishije. Sinzi niba ubashije wenda na buri muturage wese nawe byaba bimuhangayikishije nk'uko bimpangayikishije. Birakomeye cyane rwose. Kuba umuntu yashinja undi ko yamuroza ubusinzi ntabwo bimenyerewe. Aha byateje amakimbirane n'abaturage baho iyo babyumvise cyangwa se nuko babivuga biratangaje. Nitwa Daniel Dushimumuremyi, iyi ni TV1 muri Special Report.